tuguhaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Nutrimed Plus, ibiganiro ducishaho ibyo kuboneza imirire, kwita ku buzima muri rusange ndetse no kumenya ukuntu dukwiriye kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Uri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibyiza by'urubuto rw'avoka. Niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Urubuto rwa avoka ni urubuto ruzwi cyane ndetse abantu bamenyereye mu mirire yabo ya buri munsi, ariko birashoboka ko ushobora kuba ukoresha avoka ariko ukaba utazi akamaro ishobora kukugirira ndetse n'ibyiza byinshi ushobora gukura muri avoka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ushobora gukura mu kurya avoka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere avoka igufasha ni uko avoka ikungahaye cyane mu binyamavuta byiza. Ubundi amavuta agenda agira ubwoko butandukanye bw'ubwoko bw'amavuta buboneka mu biribwa cyangwa se no mu bimera. Avoka rero ibonekamo ubwoko bwiza bw'amavuta aribwo twita monounsaturated fats, hakabonekamo cyane ubwoko twita oleic acid cyangwa se omega 9. Ni ubwoko bw'amavuta bushobora ndetse no kubonekamo muri olive oil ndetse no mu bindi bimera bimwe na bimwe. Ubu bwoko rero bw'aya mavuta bufasha cyane mu kugabanya ibinure bibi mu maraso, ari byo twita cholesterol mbi cyangwa se urugimbu rubi. Akenshi dukunda kuvuga ngo nizo twita low density lipoprotein cyangwa se cholesterol bakunda kuvuga ngo ni LDL. Ni ubwoko bw'ibinyamavuta cyangwa se bw'utunure tubi dushobora gufunga imitsi, bityo imitsi yifunze hashobora kubaho uburwayi bwo kugira za stroke cyangwa se n'uburwayi bw'umutima. Rero avoka ikungahayemo ubu bwoko bwiza bw'amavuta ashobora kugabanya ibinure bibi byo mu maraso, ariko ntabwo ashobora kugabanya ubu bwoko bw'ibinure bibi cyangwa se ubu bwoko bw'urugimbu rubi rushobora gufunga amaraso, rushobora gufunga imitsi, bityo bikaba byagira n'uruhare mu burwayi bw'umutima. Ikintu cya kabiri avoka ishobora kugufasha rero, ibyo twari tubonye ku mwanya wa mbere, bihita bituma avoka irinda ubuzima bw'umutima muri rusange. Avoka irinda ubuzima bw'umutima, rimwe kubera ko igabanya buriya bwoko bw'urugimbu rubi bigatuma cholesterol mbi zimanuka. Kabiri kubera ko avoka ikungahayemo ya mavuta meza ashobora kuzamura noneho ubwoko bwiza bwa cholesterol nziza iyo twita HDL. Ubundi cholesterol cyangwa se ubwoko bw'urugimbu ruboneka mu maraso rubonekamo ubwoko bwinshi, ariko bubiri bw'ibanze. Nubwo twita LDL arizo twita bad cholesterol cyangwa se cholesterol mbi. Kabiri hakabonekamo n'ubwoko bwiza izo twita HDL arizo good cholesterol. Rero avoka ikungahayemo ubu bwoko bwiza bw'uru rugimbu rushobora narwo kugira uruhare mu gutuma urugimbu rubi rwari rwafunze imitsi cyangwa se rwari rwisitotse mu mitsi ruyikuramo rukayisubiza mu mwijima, bityo bigatuma uburyo amaraso atembera bigenda neza ndetse bikagira n'uruhare mu gutuma umutima wawe ukora neza. Ikindi kandi uburyo avoka ishobora gufasha mu buzima bw'umutima ni uko avoka ikungahayemo cyane potassium. Potassium ni kimwe mu myunyungugu ifasha mu gutuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bafata potassium iri hejuru, ibyago byabo byo kurwara za stroke bigabanuka, bityo bikaba bishobora gufasha n'umutima. Ikindi kandi avoka ikabonekamo fibre cyangwa se ibyo twakwita nk'ibikatsikatsi ariko biri soluble cyangwa biyenga, bishobora gufasha nabyo mu kugabanya cholesterol mu maraso, bityo ibyo bintu uko ari bitatu bigafasha mu gutuma avoka ishobora gufasha mu buzima bwiza bw'umutima. Ikintu cya gatatu avoka ifasha ni uko avoka ibamo ibikatsikatsi byiza bishobora gufasha muri digestion mu gutuma igogora rigenda neza. Kabiri
kabiri izo fibre cyangwa se ibikatsikatsi biri soluble cyangwa se bishobora kuyenga bishobora no gufasha mu gukura kwa bagiteri nziza ziba mu mara, ibyo twita microbiome. Ni ubwoko bw'ibinyabuzima biboneka mu mara. Iyo rero bibonye ikibitunga birakura bikaba byinshi, noneho akaba ari bwo tuvuga ngo mu mara yacu harimo bagiteri nziza zituma ubwoko bwa bagiteri mbi zitiyongera. Rero avoka ishobora kugufasha cyane mu kugaburira izo bagiteri nziza zituma habaho gukorwa kwa digestion nziza, ariko kandi ubushakashatsi bukerekana ko ikoreshwa cyangwa se kugira izo bagiteri nziza nyinshi bishobora no gufasha mu gutuma umuntu yumva yishimye, mu gutuma gusinzira bigenda neza. Rero ni byiza yuko utangira gukoresha avoka kugira ngo ubonemo izo soluble fibers na insoluble fibers, ari byo twakubiye hamwe mu bikatsikatsi biboneka mu biribwa. Ikintu cya kane avoka izagufasha ni uko avoka kubera antioxidants cyangwa se ubwoko bwa antioxidants zirimo, nuko zishobora kugufasha mu buzima bw'amaso, amaso yawe agakora neza. Ikindi kandi ubwoko bw'izi antioxidants ziboneka muri avoka, ubushakashatsi bwerekanye yuko birinda amaso kwangirika ndetse no kuba umuntu yazanamo amashaza mu maso, kubera ko ubu bwoko bw'izi antioxidants ziboneka muri avoka zishobora no kurinda izuba ko ryakwangiza amaso yacu. Iyi mishwarara y'izuba ishobora ubundi kwangiza amaso, uko umuntu akura akaba yagira ibibazo by'amaso, ibibazo byo kuzana amashaza. Rero avoka ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha mu gutuma ugira amaso ameze neza, areba neza, kandi bikakurinda ubu burwayi bwo kugira amashaza mu maso. Ikintu cya gatanu avoka izagufashamo nuko ifitemo ibintu bibyimbura, cyangwa se avoka ikaba ikizemo anti-inflammatory effect, ibintu bishobora gutera kubyimbuka mu mubiri. Ubundi indwara nyinshi zifite ahantu zihurira no kubyimbirwa k'umubiri, harimo nka za rubagimpande, kuri abantu bababara mu ngingo, indwara z'umutima, amakanseri atandukanye, zose zifite ahantu zihurira no kubyimbirwa cyangwa se na chronic inflammation. Ikoreshwa rya avoka rero ryerekanye yuko rishobora kurinda kubyimbirwa cyangwa se rikanabyimbura, rikagira uruhare mu kubyimburwa ko ahantu hagiye hagira izo inflammation. Ari byo bituma avoka ishobora kugufasha mu kurinda izo ndwara, harimo za rubagimpande, hakabamo izo ndwara zifata umutima ndetse n'indwara zishobora gutera kanseri. Ikintu cya gatandatu avoka izagufasha nuko avoka izakurinda gusaza, bitewe icya mbere na bwa bwoko bwiza bw'ibinyamavuta birimo. Ikindi avoka buri yikungahayemo vitamine C ndetse na vitamine E. Ibyo byose bizafasha mu gutuma uruhu rwawe ruba rumeze neza, rutoshye. Ikindi kandi kubera izo vitamine n'ubwoko bw'ibinyamavuta bibonekamo, avoka ishobora gutuma habaho ikorwa rya collagen. Collagen ni ubwoko bw'intungamubiri zishobora gufasha uruhu rukazirinda kuzana iminkanyari ndetse no kumagara, ndetse n'uburyo uruhu rukwedukamo, bityo bikaba bishobora kugufasha mu kukurinda gusaza ndetse no kuzana iminkanyari bya hato na hatoya cyangwa se bitagendanye n'imyaka. Ikintu cya karindwi avoka izagufasha nuko avoka ishobora kugufasha mu kwinjiza cyangwa se muri absorption y'izindi ntungamubiri, kwigogora ry'intungamubiri. Hari intungamubiri zimwe na zimwe cyane nk'amavitamine akenera amavuta kugira ngo habashe kubaho kugogorwa kwayo ndetse na absorption no kwinjira kwayo mu mubiri wacu. Cyane cyane aho twavugamo nka vitamine A, vitamine D, vitamine E ndetse na vitamine K. Ubundi iyo izo vitamine enye twariye ibiryo bitagira amavuta, izo vitamine iyo waziriye n'ubundi zisohoka zigasohokana n'imyanda. Ariko avoka kubera ko ikungahayemo amavuta, niyo mpamvu ishobora kugufasha mu kwinjiza kw'izo vitamine. Harimo A ifasha amaso n'uruhu, D ifasha muri absorption ya calcium igatuma amagufwa aba ameze neza,
E ishobora gufasha mu gukura imyanda mu mubiri, ndetse na vitamine K ifasha muri coagulation y'amaraso cyangwa se mu kuvura kw'amaraso igihe umuntu akomeretse. Rero avoka bitewe n'ubwoko bw'amavuta abonekamo, igihe ivanzwe n'ibiryo cyangwa n'amasalade, ishobora kugufasha mu gutuma habaho kwinjira kw'izo vitamine twavuze hejuru. Ikintu cya 8 avoka ishobora gufasha nuko avoka ifasha abagore batwite mu gutuma babyara abana badafite malformation cyangwa se badafite kuremwa kutameze neza, kubera ko avoka ikungahayemo vitamine B9 cyangwa se iyo twita folic acid cyangwa folate, ariyo ifasha cyane mu gutuma iyo umubyeyi atwite cyane cyane mu byumweru bye bya mbere, avoka ishobora kumufasha mu gutuma umwana we mu buryo ari kwirema cyangwa se cyane cyane ku rutirigongo ndetse na spinal cord, uruti rw'umugongo bikorwa neza. Kandi tubibutse yuko spinal cord, uruti rw'umugongo rurimo imitsi yumva, ariyo ituma amanere asapurayinga umubiri wose ashamikiye ku bwonko, irindi gaca muri spinal cord mu ruti rw'umugongo, bigatuma umubiri cyangwa se imitsi yumva n'ibigendanye n'ubwonko ndetse n'amanere bikora neza. Ku mubyeyi udafite folic acid iri hejuru cyangwa se ihagije, ni hahandi umwana ashobora kuruvukana ikibari, kwa kundi avuka ku munwa ndetse no mu mazuru bifite uburyo bihura ibibari, cyangwa se akagira ibyo twita spino bifida, ni igihe umwana avukanye ikintu kiri ku mugongo aho uruti rw'umugongo rwifungira hakaba hatarifunze neza. Rero avoka ishobora kukurinda kubyara umwana ufite malformation cyangwa se kwikora nabi, bityo bigatuma umwana azavuka ameze neza, ndetse n'ibigendanye n'ubwonko na spinal cord n'amanere cyangwa se n'imitsi yumva byose biba bimeze neza. Ikintu cya 9 avoka igufasha nuko igufasha mu gutuma ubwonko buguma gukora neza, bitewe na bwa bwoko bw'ibinyamavuta twabonye za health fats zirimo, bikanaterwa na vitamine K irimo, bikanaterwa na folic acid ibonekamo. Ibyo byose bishobora gutuma ubwonko bukura neza, kubera ko cyane cyane kuri biriya binyamavuta bituma ubwonko bugumana shape yabyo cyangwa se structure yabwo, uburyo bwubakitse. Buriya bwoko bwiza bw'ibinyamavuta bishobora gutuma ubwonko buguma bumeze neza cyangwa se bwubakitse uko bwahoze, bufite structure nk'uko bumeze, bityo bikabirinda uburwayi bwinshi butandukanye bushobora gufata indwara zifata ubwonko. Ikintu cya 10 avoka ifasha nuko avoka ishobora kugufasha mu gutuma isukari yo mu maraso iba iringaniye, cyane cyane nko ku bantu bafite uburwayi bwa diabete. Avoka bitewe n'ubwoko bwinshi bw'ibinyamavuta birimo, kabiri bigaterwa nuko ifitemo amafibre bya bikatsikatsi biboneka mu biribwa, ndetse ibitera imbaraga birimo bikaba ari bike cyane, bituma avoka itazamura isukari mu maraso. Ikindi, iyo avoka yunganiwe cyangwa se yongewe ku byo ugiye kurya, ishobora gutuma isukari iri mu byo ugiye kurya itihuta cyane mu maraso, bitewe na bwa bwoko bw'ibinyamavuta birimo. Tubibutse ko ibintu bifite amavuta menshi ubundi ntabwo bizamura isukari, kuko digestion yabyo cyangwa se igogora ryabyo riratinda. Uko ritinda rero bituma isukari iri mu byo wariye itazamuka yirukanka, noneho ngo isukari yo mu maraso yawe yihute. Niyo mpamvu avoka ishobora kugufasha mu gutuma isukari yawe igenda bukeya, ikaba itarenze igipimo umubiri uba utagomba kurenga. Niyo mpamvu rero uramutse ufite uburwayi bwa diabete, ni byiza yuko ushobora kongera avoka mu biribwa byawe, cyangwa se
ukayikombina n'ikindi kintu ubona gishobora kukuzamurira isukari, bityo bigatuma isukari yawe isa nk'imanutse. Gusa kuko avoka ifite ubwoko bw'ibinyamavuta bwinshi, nanone si byiza gukoresha nyinshi cyane. Ubundi tugira umuntu inama ko niba uriye avoka iringaniye ushobora kurya 1/4 cyangwa waba wakabije ukarya 1/2. Nanone si byiza gukoresha avoka nyinshi cyane kuko nanone ubu bwoko bw'ibinyamavuta buba bushobora no kuba ushobora kwisanga wazamuye ibiro bitewe nuko amavuta yari yo yose nayo ashobora kuzamura ibinure mu mubiri bitewe nuko nyine ibyinjira byabikomotsemo nabyo ni byinshi. Rero mu gihe urya avoka ni byiza ko urya quantité ntoya iringaniye. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi. Nkuko mubyumvishe, wumvishije ko avoka ifite ibyiza byinshi ndetse nta muntu uyibujijwe kuyirya. Umwana we yayirya, umugore utwite yayirya, uwonsa yayirya, umuntu mukuru wari we wese yayirya, cyane ko iranoroshye no kuyirya, ndetse n'abana bagitangira kurya bemerewe kuba barya avoka kuko nabo bashobora kubonamo izo ntungamubiri zose twabonye, kandi iranoroshye no kuyihekenya. Ku mwana muto ugitangira kwiga kurya biroroshye ko nayo wayimushyirira mu biryo bye bya buri munsi. Nibyo rero twari twabahitiyemo. Mu gihe ukeneye ubufasha bw'umwihariko cyangwa se ukeneye guhabwa izindi nama zihariye, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket muri Nutrition Cabinet twita Nutrimedi Plus. Mwari kumwe nanjye nutritionist mfite Suleya, naho ubutaha.